nsigaye mubona gutya muri izi karitsiye narakwishimiye nyine. Ngiye iyi mbata yanjye noneho wakoze dushuhe ntabwo uri kubibona se. Cyera mwana nzanamwegukana kabisa. Nanjye ndagera hano kwa Ntuza kwa Marigoreti ndemba yazanye inju twatugushinga muri ki. Gusa ndawureka sibyo. Urabona mu rugo ntabwo twishoboye sibyo. Ndabyumva. Vie nawe urabizi nyine akunda agacupa. Sibyo. No ndagera cyane ndi kurimo waze kuzanye ari imbuga. Ujye mubwira. Ni munsi kugufa kufata gute. Tatamukatira. Ariko ubundi narakubwiye. Simvuye hano gutazanira se. Ndibari. Nari uri kwihangana nakundi mwana mu gutu. Ntabwo bishoboka. Umuryango kwa Keza n'uwacu bahoze ari inshuti. Mwese kubera iki mama Kezanya? Ariko Shumbusho yambwiye ngo njye kumuhingira. Kandi ngiye kumuhingira. Ari amafaranga ntabwo nayangishwe. Nashakisha uburyo amembye ng'ibihumbi 10 ntaguramo ingoko. Ariko si ngo bazibaga hano mu rugo. Aha. Tusabwira papa akaje kumfasha tukajya guhinga gura murima bareba niba baduhemba 10 narangiza ngajya gucuruza ibirayi mu gisigara cyangwa ngacuruza ibindi bintu ndibutse pa ese Patrick nzakomeze mubeshye oya nidura nzamubwira ko nyumukunda. Papa ye umva ubwire izindi nazaza zasanda gurita abana bashimire hano umva ubwire papa nibutsa kandi ngino tukora kandi ubwire urabizi sibyo urabizi reba ngaho ngambwire urabizi Shumbusho Shumbusho somuzi ndamumenyaga barako abanshamari yamaye rero no kuzana isuka mvuye gutira isuka ugiye kumuhingira ahubwo ari kibaya yambwiye ngo tujye kumuhingira kandi abahantu ntabwo twashobora amafaranga nyine dore ikibazo dufite utiye isuka imwe kandi nange isuka tugiraga muri rugo turakuhinga isuka turayikura he Unje yonga nta kintu ufite gukora niwe ndi kubaza nta kintu ufite cyo gukora ntabwo ari wambwira kutanyumva bari kuguhereza ngahe mwa nyine ari kumuhereza makeya nyine nuko nanjye ntabwo nanze akazi nyine biri kumvikana akazi ntabwo umuntu yakanga uri kubona ko n'ibibazo by'abagize n'uko yaye bakayiba dukeneye n'amafaranga uri kumva yareka kunyibutsa ngo yayo nyibutse numva nyine umva mubwire mwavunye ko ajya guhinga ryahise ahubwo yambwiye ngo saa 9 mbingeze mu murima saa 9 ngo ubundi zigeze abandi ko bahigaga kare akosha nawe ntabwo tugenda umberekeze nyine abwire yagwa amafaranga ngahe yama 10 ibihumbi 10 kiri masi kari kinini hari kigambo ufite agakungu na Patrick ninza sanga muri kumwe nzabakubitana kandi bizaba bibi umvaga ryo gukora imirimo va ngo bamuzima haguruka mu nzota hana kubura bigenzo bitenuka akazi kabuze ariko twavuganye arambwira ati nyine ndangiza guhinga heta y'amezi noneho nta kibazo reka turimuke siko nane kandi gasuka turagakura he uraburi kubagara sibyo nanjye ndi guhinga ariko ni reka noneho tugende cyo gukora ibyo biceri turemba wagera cyangwa impamvu zawe wazikomeza ahubwo ndebiri kagasuka hariya kaze nkazane sombe zanjye buriya izakura bigenda mwana wanjye we nawe utafata tukangaza zibagarize Mama Keza wirute
Birute. Kundi kwitunganya si byagenze gute? Ndikireba zino sombe zanjye. Singa yisira ducyura. Singa irapfa ko hari maguru. Irapfa ko hari maguru. Nako ni ruza karashize. None siko na yindi suka dufite turabigenza gute? Turabaka ndabagararo na yindi suka mfite. Ahubwo tugibutse urazana n'ingwi y'ubu turatashe. Turanasana turasenya. Turasenya. Abose ndagenda ni se buranza ningo cyanditse n'ibirenge. Yagira ukuraza byose nuko. Ariko azambara abagamo amabuye. Hano twa dusekwa wafunze. Hano sindanda ari kwafungurirana. Sawa. Sombe ni danje pe. Nyiri zuba naryo rero. Nyiri zuba naryo kabisa nabo ryatuma isombe zera neza pe. Nzatugereje vuba. Abose isombe nani zanyu nk'abagore nkanjye si isombe ko zananiye. Ntago zijya se. Umva rero mubwire madam. Nagiye muye na kagasaza kitwa Sekimonyo. Hakandi gafite wa mwana nakwiye ko nasanze yangire mu mboga nkamushishura. Umva musanze duhure mu nzira burakunyitambika nari hasinze beranywe y'urwango beranywe y'ibiki sinze. None bigiyute? Turahuye rero mbora sinzi ukuntu kameze turakwitegeye nko guki. Kagwese karabambaraye. Ariko murabari nagumwishe. Niba kabaye kazima simbiza ariko biranabirenze. Bakaje ko bizagenda gute ku muntu w'abandi. Oye si ute abantu nkabariya. Nabirenze. Ko tsigaye mbona na Patrick na Keza basenyaga kungu. Narumiwe pe. Ko byari bibazo. Bimeze ute? Byari bibazo. Madamu rero ubimenye. Ubimenye musage cyo gukora kubango kocore. Urukumva? Rino baganzariherana kuva ryari be mugabo wanje ko ngukunda uri ku mutima iri banga nzakomeza kuribika ngeze ryari ko bari kumuzana no mu rugo rwawe. Umva rero mubwire urukumva? Uzabika ibanga nuko uzi ko wibagiwe kubera mama wawe. Ubyibagirwe kari kubitera ubwoba. Shangiye nanjye numiwe. Ubwo se nabyifata mone buriye. Mva mubwire nusagire gukocore. Mukese amenya harundi cyaka tari wabo. Kandi kindi ngaganye ko ntari se. Urukumva rundi kumva. Nusaba bitera mu nzu se bari kuvuga ibi. Keza. Oyo. Ugiri mu biki hariya muri kadi. Nacho. Nakire kiri gukora. Kumbeye. N'amasano wayogeje. Nakibazo nandi kugira ngo numve ibyo ukora ibyo niba warangije nakibazo rwose birwe ndi gushakira. Ati nari. Sinatwumvishe. Mabya bari kibazo. Ariko nusagire gukoconya. Urikumva? Nta kibazo tugende noneho nawe yikirwa. Ndikiba gutese. Umuntu tuba turi kujyana nagufashe nk'inshuti yanjye. Wange kuna abantu. Bakeza yazanye ibintu yuko byadanduye. Yarakugangisha abantu babiri yarakudukubita. Yafite urubyibuke. Reba ukuntu ungana. Nusuko ngana umuntu ngoni yaravyaye ngo ngende umwana ngo timbangane nawe afite ingoni. Nese bwa yakuturushika turi babiri. Imbaga twaba dufite turi babiri. Batuvyore mane uko yangubise. Ngo byazinya ukuse ngo singiye ubwo. Yarangubise. None ibaze ko yanangubise n'ubwatsi bwanya karabunya. None imbata yanjye n'imbata yanjye cyo bahise banayiba. Nakubwiye mani korora mani korora tujyaguhira. Ariko mani ndi gupanga undi mupango. Ahubwo najyanye na fiye sibyo? Dutegereje umuntu nyine turene niba twishura. Ntatwishyura ikise. Twagiye kumuhingira ikinuza ikibaya. Dutemura tujya no gutemura ibikwi. By'ibintu ngibi. Yarambye nkazamereza n'ibihumbi 10. Ibihumbi 10. Aho murajyashye. Mwana uriya mukobwa yarananiye kabisa. Nubwo yaza ngajya mu murima ngajya gukura amateke. Nubwo yaza gutwika imyanda. Yarananiye pe. Yarananiye kabisa. Izifiye noneho mana yanjye ariko mana gutumira gura indege wabaye ntago nahita ngura indege icumi sijyagura indege ahubwo kujyanye birakumiravuze ngo ati kora cyane nuko uri kiyende cyase mu gahinga muzabona amafaranga ariko nagerera nawe mfite imana do dore ko tuwambaye bireba ahubwo bose ugiye
mani rero ingo rero ukuntu bimeze naravuze ati rero papa rero bitewe n'uko dukoreye riri 10 sibyo riri 10 nzashakisha ate n'uburyo nongera gushingamo kandi gashinga njye kugura ibintu zingo nsanzwe ucuruza mu gisigara nuzira ikindi mani ariko babigura sibyo n'ibindi bingo mwavana mu 2000 mukajya mu bimina cyangwa se ngo muri kopera mukabitsa mani bese ibintu byose nimubijya mukabimara ngo muzasigarane iki ako mugiye mu bimina cyangwa se mukagana kubitsa mane byabafasha ako nibyo nanjye nibyo nari ndikubwira papa nari ndikubwira ati rero ndagura imbegeti mu 10 sibyo twigomwe wenda tujye 2 hasigare 8 noneho nindangiza nguramo imbegeti y'ibihumbi 3 ni cyatani imbegeti ni cyatani uko mukora banagize n'amahirwe ntari nshakisha uburyo nagenda mu gisigara ndi gutembeza sibyo kandi na mani nandembeje mani nazabona nakandi kantu nari nakugusha byo no pe man mva ko bimeze urase mu bakeza ari mubikize ndi kubona ni imyanda ni ifumbire kuyo cyangwa sirajya kumufasha buriya bintu ntago najya gukora mu yera bintu ntibuse kuri pakisa cyajya dusanze mu muze mukazara hijyaga dukubira mane unambye gutiye kumufasha n'imbate yanjye ukuntu babizi urabanga ngo tugire neza tuzasanga imbere cika ni nuko mbye nago nabikora mane utamufasha ngira mufasha mane genda njye kumufasha genda njye kumufasha ariko ya nago nagiye mu twagenda nase afite agakobwa kaba kajyamye hari akari mubiki usoma akobwa bikigima ndo abishinga umugabo wese wano nago yamufasha njyaga iwabo pakeza ndabungu bose ari muzamboga aho ikiza twamufasha mane fasha mwe twamufashe dungore mane ngiye nubwo ngiye kumufasha burangenda nababaye buriya uko uzi ko nimbatanye bayibye uzi ko nayo gusanga tubwire ko pakeza yayibye neze areka yatajya n'ubwatsi bwanjye ushobora gusanga itari no kugenda cyangwa ngigenda ngo banayibe shatani kibazo pe kugura imbata kwiteza imbere bakayiba ngo tugende ngiye uva kumufasha nyine cyangwa tumufashe mate kugira neza uzayisanga imbere Trambe bana banje umeze ute muvuye ko mwamagiye katugutembera ara hijya tubwira ara kwa Karori iyi myanda si yawe imyanda turi kuyirundana kuko tuzayi musikeze yagiye yarananiye nesigo urayibona bino ugiye kubijyana yo kubirunda aho ngaho gutyo bisabisuka n'igitiyo ako bisabisuka mani bisabisuka sigukura ko hejuru umufashe mugitira fungura abana bantu shaka naho rakezera kunaniye pe yarananiye umwana yarananiye uzamugeza bintu zabitwika ashobora tuzabitwika na nuko njye negese ngumenya uruwahereza nyine urabyinguye urajya kwa Sekimonyo hari ahindi mu baturanyi njye ntabwo kwa musaza arajya kwa Sekimonyo ni wazi nari muzi ndamumenya ni mutura ese niwe afite umusore umwana gute Sekimonyo yarabyaye afite n'abuzukuruza wo muri Amerika ntabwo nari mbizi ubwo rero twebwe turagiye nyine ko mwihuse si nyine ntabwo uzaze ndi gukura amateke nzabahereza abana banjye undi mwiza n'akazi keza papa keza yabakubise bakaba baje kumfasha gutwika yino myanda ariko ndaza kwibwira papa keza